Inshuti za Amelia zimaze kumukorera make-up nibwo yirebye mu ndorerwamo bose bati wow, bwa nyuma na nyuma ikanzu irakubereye Amelia, noneho byagera kuri make-up n'urundi rwego. Amelia dore wavuye umugeni mwiza. Michelle nakubona rwose aratangara, mbega umugeni w'ikizubazuba. Inshuti za Amelia zimaze kubona ko byose bimaze kujya ku murongo, basohoka muri icyo cyumba cy'umugeni bakajya kwitegura mu kindi cyumba kiba kiri hirya. Hano Amelia asigara mu cyumba wenyine. Mwana we, ntabwo ndi kwizera ibi bintu. Ubu koko ngiye kubana na Michelle, umusore ntigeze nkunda. Ako kanya hari umuntu wahise ukomanga ku rugi cyane, nuko Amelia ati injira ntabwo hafunze. Ese ni wowe Ayla? Narenye uwo muntu nkomangiye uko. Ayla ati ese wabimenye, uzi ibyo Michelle yakoze? Amelia ati ibiki yakoze? Ayla ahita areba mu maso ha Amelia ati sha ndabibona urababaye, ariko numenye ibura rushaho kubabara. Ayla afungura telefone nuko akereka Amelia, nuko ati dore ibintu umukunzi wawe mugiye kubana arimo. Michelle aba yafashe kamera nuko akayishyira mu cyumba cya hoteli, agafata video ari kunywa amayoga n'abakobwa baba bambaye utwenda duto, abandi bambaye uko bavutse. Icyo si cyo kirenze, ahubwo kuba Michelle yaribagiwe ko kamera iri live kuri social media. Aba yasinze ntago abazi ibintu biri kuba, ntago abazi ko ari live, aba ari gukora ibintu biteye isoni. Amelia ata umutwe ubona bimurenze nuko akubika umutwe. Ayla ati mukuru wanjye nkunda, sinzi niba iki gihe hari icyo cyo kubitekerezaho. Urabizi ababyeyi bacu nibo babigizemo uruhare ngo uzabone na Michelle, hanyuma babone uko bagura imigabane muri kampani ye. Ayla amaze kubona ko Amelia bimurenze, ajya kumuzanira amazi yo kunywa. Muri ako kanya telefone ya Amelia irasona, nuko akareba umuntu umuhamagaye akabona ni nimero atazi imuhamagaye, aritaba. Amelia, banguka ku kiraro cya gatanu ku muhanda ugana kuri banki, umukunzi wakoze impanuka. Umukunzi wanjye? Alo? Arakubye. Amelia yahise aca mu muryango w'inyuma yiruka, ntiyigeze agira umwanya wo kubitekerezaho. Uko aba yakambaye agatimba ariruka mu muhanda, mbese abantu bose ari gucaho bari kumwitegereza. Ayla agaruka muri cya cyumba Amelia yaba yararimo, agasanga ntawe urimo. Amelia wenyine iyo mikino urabizi, nubwo wihishe rwose kunywa amazi ndabizi ntago umeze neza. Ayla akomeza akuzenguruka icyumba ashaka Amelia, akabona ntabwo yishemo kuko ntago akigera amubona. Ahita asohoka muri cya cyumba akajya aho babakobwa baba bambarira, nuko naho ntiyabona Amelia. Nibwo yabwiye abo bakobwa ati Amelia ndamubuze, narinzi ko ari muri iki cyumba, none ndi kubona ntawe urimo, kandi nari muzaniye amazi nabonaga atameze neza. Abo bakobwa bati uravuga iki ngo Amelia ntawe uhari? Ari mu cyumba arimo ategereje Michelle. Ayla ati shawe muve mu byo murimo dushake mukuru wanjye, n'ukuri ntawe uhari. Bamushatse ahantu hose ntibamubona, ndetse bagerageza no guhamagara telefone ye, ariko batungurwa no kubona irambitse ku buriri mu cyumba aho aba yambariye yakanzu. Ayla yahise agira igitekerezo cyo kumanuka, nuko akava muri icyo cyumba akajyamo hasi. Ati cyangwa sha yagiye mu idirishya ariyahura. Ubuse kuko biriya bintu namweretse nibyo byatumye abikora. Mana we, nizere ko biri amahire rwose atabikora. Hashira amasaha make nuko Michelle akaza gutwara Amelia. Ntago abazi ko Amelia yaburiwe irengero. Yinjira mu cyumba aba azi neza ko umugeni arimo, ariko ntamubone.
Amelia, nari mbizi ko ndasanga wihishe, ariko iyi shure tujye gusezerana, urabizi abantu baradutegereje kandi ababyeyi bawe barakumpaye. Ahubwo gira vuba utandakaza rwose, urabizi byaba ari bibi kandi ntabwo byaba ari byiza ku muryango wawe ndetse nawe ubwawe. Michelle yakomeje kwisaranga muri icyo cyumba, ubona yasinze rwose, asa nabi, imyenda yambaye ntago ibijagaraye, aranuka inzoga z'amoko menshi, mbese urabona nawe ubwe atazi ibyo arimo. Nibwo babakobwa bavuye kureba hasi ko Amelia ataba yiyahuye, mbese bazamuka bataye umutwe, buri wese ubona ntago abatuje. Mu kuzamuka nibwo basanga Michelle muri cya cyumba, ababonye ati Amelia umugore wanjye ari he? Niba murimo gutekereza ko ari surprise, ni ukuri murekeraho, amasaha yagiye. Michelle ahita areba ku isaha ati dore harenzeho amasaha 2 yose, naze tugende cyangwa nigendere ubwo arizana. Ahira ahita areba Michelle n'umujinya mwinshi ati Amelia twamubuze kubera amakosa yawe. Ntabwo byumva, ni gute umusore nkawe utinyuka kujya mu bakobwa muri hoteli noneho byongeye ukajya kuri kamera? Michelle ati uravuga ibiki ngo abakobwa ngo kamera, ibyo se bubikuye hehe? Ahira arakomeza ati nta muntu n'umwe utabibonye byari live, isi yose yabibonye. Umusore uri musore nyabaki koko? Ibintu ukorera Amelia ntago ari byo. Ese utekereza ko amafaranga yawe ari agomba gutuma ukora ubugome nka buriya? Ubu rero ni wagakwiye kutubaza aho Amelia ari, ahubwo byose ni wowe nyirabayazana. Niho wagakwiye kutubwira aho Amelia ari. Michelle aratekereza ku byo Ahira amubwiye, agatekereza ati video nafashe imwe yo kuza kwereka Amelia iri joro, se bishoboka bite ko Ahira yaba abizi? Ubwo ntabwo nzi ibyawe se. Amelia ageze kuri cya kiraro bamurangiye, gusa uri kubona ko ari kureba imodoka zose, akabona nta muntu bafitanye gahunda, akabona nta mpanuka yigeze iba, mbese biramucanga zikamwikaragiraho. Nibwo yamanutse mu kiraro mo hasi ngo arebe ko byibura imodoka yaba yahanutse hejuru ku muhanda wo hejuru ikikubitamo hasi. Amaze kubona nta muntu abona umwitayeho, nibwo yisatse ngo arebe telefone ahamagare ya nimero yigeze kumuhamagara, ariko asanga ntayo. What? Telefone nayitaye he? Se kuko none ndamenya bigenze bite? Kubera ko yari amaze kunanirwa, yahise yicara hasi atekereza cyane, ubona ko ananiwe. Nuko nibwo yaguye agacuho. Abasore babiri bipfutse ibintu mu maso ku buryo utamenya abari bo, baraje bamuturuka inyuma. Umwe muri bo amupfuka agatambaro ku mazuru, nuko agahita asinzira. Ako kanya imodoka yahise iparika aho, nuko ba basore baterura Amelia bamushyiramo baragenda. Mu modoka Amelia nta kintu abavuga, aba yasinziye, ka gatambaro babigeze kumupfuka ku mazuru, sinzi ibintu by'imyuka biba birimo, biba byamusinjirije, wagera harimo imiti. Turi mu rugo kwa Ahira, aba yicaye muri jaride, urabona ibitekerezo bye biri kure. Kuva Amelia yabura muri uru rugo ibintu byose birajagaraye. Mama we na papa wa Amelia bicaye muri salo barimo gutongana, ubona barakaye cyane. Mama wa Amelia ati reka nkubwire, ni ukuri ndababaye, iminsi ishize ntabona umwana wanjye, n'ubundi niwe watumye atoroka, ni igitutu wamushyizeho ngo abane na Michelle, urabizi yari yaratweretse undi musore akunda. Papa wa Amelia ati ariko abagore nicyo mbakundira ye. Ubu utangiye kumva ari njye uri mu makosa rero. Sose
wabishyushyemo ngo ntabane na Michelle tubone uko dufata imigabane muri kampani ye. Gosha. Cyangwa wirengagije ukuntu umunsi atwereka wa musore bakundanaga ukuntu ari weho wabishyushyemo ukamutuka ukamwirukana hano. Kabagore mwamwibagirwa vuba pe. Mama wa Mary ati Yesu uzana nutanshakira umwana wanjye ndakurega bagufunge. Papa wa Mary ati kandi wa mugore unshaka akamunani. Ubundi twamubuza atari wowe wabishyushyemo ngo reka bajye kwitegura muri sare yo mu mujyi ihenze. Ahubwo ubure gutanga amatangazo kuri radio ngo uraho uri mu matiga atampaye agaciro. Mama wa Mary ati ego ko bagore bakowe nikoze Kanani ntinyuke ngende njye gutanga amatangazo ngo twabuze umukobwa w'inkumi. Ubuso watwumva koko ntiyaduseka. Papa wa Mary ati urajya avuga buseba urwo dusebye si ruto. Abantu bose baje mu bukwe bwacu babutashye bazi ko ubukwe bugiye gutaha barangiza ubukwe ugapfa ku munota wa nyuma. Cyangwa se ubu ngubu wibarengagije ibyo umukwe wacu yakoze akatinyuka gukora ibi bintu biteye isoni kuri kamera isi yose ibibona. Wowe wabonye biriya bintu ari ibintu by'i Rwanda umva twarasebye ntago twaseba kabiri. Nukuri no gushaka umwana wacu pe bikiri mu maguru mashya. Mama wa Mary ati nicyangarurira umwana wanjye sinakongera kumushyiraho igitutu narekaga kunana n'uwo ashaka. Papa wa Mary araseka. Cyakora ningende Kanani nukuri ndagaragaye pe. Ayla aha bari muri jarida gahinda bari kose disi ahora arira yibutsa Mary atekereza ati byibura ababyeyi bacu iyo bataza kwanga ko Liam akomezanya na Mary wumva musura none ubu ntago mbasha kumubona. Mary ubu se ko kuri hehe koko. Hano twari dukurikiye inkuru. Ese Mary ni bande bamushimuse? Ese Mary azaboneka yo? Reka mbararikire kuzakurikira igice cya kabiri. Iyi nkuru ni y'urukundo. Wibuke gukora subscribe, like, share na comment. Wowe ukoze subscribe ndagushimira cyane. Kandi nawe utarayikoze yikore none hatubane no mu nkuru zikurikiye. Reka mbararikire kuzakurikira igice cya kabiri ntabwo gitinda. Ibyacu ntago bitinda. Ndabakunda.